Hello guys, what's up? What's poppin? Kigali is +250. Nk'uko mubimenyereye ni umuhungu wanyu FabG cyangwa se Fabrice. Mbaza ngo uyu munsi nakuzaniye iki? Uyu munsi mbazaniye utuntu tw'ubwenge utasanga ahandi, usibye kuri iyi channel yanyu ya Imana FabG nyita Muzika. Okay. Twagiye rero sasa. Uyu munsi bigiye kubera hano muri WhatsApp. Ngiye kukwereka utuntu dutatu WhatsApp yongeyemo utaruzi, cyane niba wari unatuzi hari umuntu utatuzi ariko ntago abenshi batuzi, ariko hari abatatuzi. Okay, uribaza ngo ese utu tuntu ni uduki? Ese ujya wibaza impamvu usanga amafoto menshi cyane muri galeri yawe nyine kubera umuntu yayohereza muri groupe igahita yidownloadinga, umuntu yayikohereza igahita yidownloadinga, nyine ukaza gusanga telefone yawe yuzuye, bikaba byanayiviramo kugira ute gukora nyine gakeya, bigura intege igenda gake. Okay, mbaza ngo bigenda bite? Ntabwo uba warabisetinzemo, nyine ifoto iraza igahita inidownloadinga. Ngiye kukwereka ukuntu wabifunga ifoto ikajya ijya muri galeri ari uko utanze uburenganzira, nyine ukayidownloadinga. So twagiye, nkurikira nk'ibisanzwe. Njya kwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel yanyu bazanira utuntu tw'ubwenge, ndetse ukaba wanasharinga bagenzi bawe nabo bakamenya iyi nkuru nziza. Rero narimo babwira ko ari utuntu dutatu. Icya kabiri ndakwereka ukuntu wahisha umuntu kukurebera stati, cyangwa se wowe wamurebera stati ntamenye ko wayirebye kandi wowe wayirebye. Yego. Akandi ndabereka ukuntu umuntu yakora link ya WhatsApp, sibyo? Wowe nkurikira nk'uko bisanzwe, urakanda kuri utu tudomo dutatu, uza hano muri setting. Mara kuza muri setting, ni ukuvuga ngo uramanuka hano hasi uze hano handitse storage, noneho urahita umanuka gutyo. Hano urabona ahantu handitse media auto download. Hano barakubaza ngo when using mobile data, mu gihe uri gukoresha nyine data, nyine amamega asanzwe, urahakanda. Turasanga tuvivuye twose, utuvivurure. Usanga tuvivuye ukande, hasigara utuzu twonyine tutavivuye, ukande okay. Then no media when connected on wifi, mu gihe uri kuri wiconnecte na wifi, naho uraza ukande natwo utukureho. Na hano when roaming, natwo uraza utuvivurure. Okay. Aka rero ni akambere mbashije kuba nakwereka ku kuntu amafoto cyangwa se n'amavideo bitakidownloadinga. Okay, ku buryo phone yawe itakuzuramo ibintu byinshi cyane. Okay, aka kabiri rero sasa, aka kabiri uraza hano muri privacy. Ni ukuvuga ngo hano hambere handitse ngo who can see my personal info. Ninde wabona ngo last seen and online, ninde wabona igihe uherukira kuri WhatsApp cyangwa igihe wayiviriyeho, sivyo? Nimba wumva nyine ukeneye ko babibona, uraza ukande hano everyone cyangwa se my contact. Yes, ariko njyewe nta muntu mba nshaka abona kugenda video cyangwa ndiho ni nobody, sivyo? Cyangwa ukaza hano my contact except, ugahita umushyiraho utabibona. Noneho who can see when I'm online, ukaza ugakanda everyone, ariko njyewe ni same as last seen. Buri wese abona, nyine ambona nk'uwavuyeho kare. Yego. Noneho hano profile picture, ninde ukwiye kubona profile picture. Ushatse waza ukamuhitamo, cyangwa se
ugakanda my contact cyangwa se nobody, nta n'umwe ukwiye ubona profile picture yawe nyine. Okay, koza none about ibikwerekeye my contact, shatse nyine wavuga nobody cyangwa se ukamuhitamo cyangwa se ugakanda everyone, ni amahitamo yawe. Noneho aka ngaka mukitonde status, read and reset. Aha ni ukuvuga ngo aka mfunze muri kukabona, ubu ni ukuvuga ngo umuntu narebera stati ntiyamenya ko namurebeye stati. Yes, turi kumwe, ariko ingaruka zirimo nanjye ntawareba stati, nawe namenya ko yandebeye stati yanjye, nanjye yayireba ariko simbimenye ko yayirebye nanjye. Rero urumva harimo ingaruka. Ibyiza ni uko ugafungura, nzabakorera indi video mbereka uburyo wajya umurebera stati ntabibona, ariko wowe ukabona ko yakurebeye stati yawe. Okay, turi kumwe, ndakeka muri kunkurikirana. Kuvuga ngo hano handitse groups, ese ninde ukwiye kugushyira muri group? Urabizi ujya kubona ukabona wisanze muri groupe utazi ukuntu wayigezemo, ukavuga ati si umuntu washyize muri groupe ninde gutya na gutya. Ngiye kukwereka ukuntu wabifunga ntihagire umuntu ugushyira muri groupe, bakajya babanza bakaguha icyo bita link. Okay, twagiye, urakanda hano muri groupe, sibyo? Urabona hano hari who can add me to groups, everyone, my contact accept. Uraza ukanda hano my contact accept, sibyo? Ndindire none urabona gutya, urahita uvivura byose. Urabona twose tuvivuye, wemeze. Kuvuga ngo muri aba bose nta n'umwe wemerewe kunshyira muri groupe. Yes, twagiye, turi kujana. Okay, ubwo ndabona hano nyine ibi ntabwo ari ngombwa, Okay, akantu nababwiye ngomba kubereka, gusa nkabereke aka kanya. Okay, kurekana kumba nkabereka. Kuvuga ngo nkuza hano bandikira yo, ugakanda HTTPS, uturongo tubiri dutambitse, akadomo akadomo mi akadomo nimero ya telefone yawe 07588243. Turi kugendana no ukohereza, kugira ngo murabibona hano ukuntu bimeze. Kuvuga ngo iyo umuntu waba uri muri groupe cyangwa se ari muri DM y'umuntu, kuvuga ngo kanze gutya uracekinga number, utegera ujya muri DM ye kumwandikira, sibyo? Kugira ngo murabibona. Rero utu tuntu nta handi wadusanga usibye hano iwanjye. Wowe icyo nkusaba ni ugukora subscribe, ndetse nawe mushyashya ukakanda akazogera, ndetse ukaba wanasharinga iyi video ikagera kuri bagenzi bawe. Okay, ngira ngo rero mwabibonye. Ubwo nizere ko mwabibonye neza. Mwandike muri comment akantu nababwiraho ubutaha. Ndi umuhungu wanyu n'ubundi sinzohwema kubakorera utuntu nk'utu ngutu. Okay, sawa.